Abandi bajya bumva buri gihe badashaka inda nini, babandi badashaka kubyibuha cyane, bagomba gukoresha igipapayi n'inanasi babiseye ariko ziriya mbuto zikaba zirimo. Kuva imyuna ese kuva mu mihango karenze urugero normalement ubwo nugira akada kanini ubu bwonko buzaba butoye. Gros cerveau petit ventre. Noneho ubwo bisaba ngo niba ushaka ubwonko bunini inda nibe ntoyo. Ubwo rero urumva kumenya kwiyobora mu buzima ni ukwiga uko wahaza no kuyobora neza ubuzima bwawe. Iyi ngingo niyo turi bwagure cyane kandi tushaka ko buri wese udukurikira yakumva ko icyo kintu gikenewe. Ni ukurya no kunywa neza kandi ku gihe. Icyo ni ingingo ya mbere. Ni gukora imirimo inaniza no kuruhuka. Gatatu ni imico myiza n'isuku isesuye. Uburyo bwo guhaza no gufata neza amagara yawe nibura izi ngingo waba uzitayeho cyane kandi ukoze ibintu bikomeye. Igihe cyose warya neza kandi ukanywa neza kandi ku gihe waba uteguye ibintu bikomeye cyane bita koza amaraso. Ibyo niko bigenda muri ubuzima. Ubisomye ndetse wenda mu cyigisho cya 41 cy'imico n'ubumuntu harimo amagambo asa navuga aya magambo nshaka kuvuga ngo nibura buri wese agerageze kumva neza. Ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa gufata gusa, ntabwo turi mu gihe cyo gupfa kwifata uko ubonye, ahubwo turi mu gihe cyo kumenya neza icyo umuntu yakora ngo ubuzima bwe abe bifashe neza. Impamvu mu cyigisho cya 41 bakoresheje muri jambo ngiye gusoma kandi nifuza ko buri wese yagerageza kumva ibisabwa n'ibibuzwe. Haranditse muri icyo gitabo hagira hati pour que toutes les autres parties de l'organisme soient en bonne santé, le cerveau lui-même doit être en forme. Kugira ngo izindi ngingo zose z'umubiri zigira amagara mazima, ubwonko buzaba busabwa kuba buremetse neza, buguwe neza, bumeze neza. Bitewe nuko ari we chef, bita ngo ni chef d'orchestre. Yarangiza akaba ari bizo zigenga, ubwonko ari bwo bugenga byose. Mbere yuko izindi ngingo ziba nzima, zigomba gusanga ubwonko ari bwo buzima. Umuntu wese ushaka ingingo ziba nzima nahere ku bwonko, ubwonko namara kubufata neza azabona umwanya wo gukora icyo bita entretien. Azabona umukanishi wujuje ibyangombwa watuma ingingo ze zikora neza. Niyo mpamvu hakoreshwa ijambo rivuga ngo pour cela, kugira ngo bwa bwonko bube bwiza, le sang doit être pur. Amaraso agomba kuzaba asukuye ari meza aboneye. Icyo ni cyane ubwonko ingingo ziba nziza kuko ubwonko ari buzima. Ubwonko buba buzima iyo amaraso arimo ari meza ajyamo. Niho ubwo turaza kureba ngo mbe ameza aravaye. Si grâce à de bonnes habitudes en matière de manger et de boire, la pureté de ça est assurée, le cerveau sera nourri comme il convient. Niba kubwo akamenyero keza mu mirire no mu minywere amaraso y'umuntu aboneye kandi afite ubwishingizi buhagije, ubwo bwonko buzaba bugaburiye buryo buzakora ibisabwa. Noneho ingingo z'umuntu ziba nzima ari uko ubwonko ari buzima. Ubwonko buba buzima ari uko amaraso abaye meza. Amaraso aba meza iyo habaye akamenyero keza mu mirire no mu minywere, yarangiza bigatuma ubwonko bwabona amaraso yujuje meza kandi yujuje ibyangombwa, nabwo bugakora umurimo wabwo neza kandi buri gukorera ingingo. Niyo mpamvu icyo nacyo gikenewe. Haravuze ngo kurya no kunywa neza kandi ku gihe. Mu bwiriza 5:17 hatubwira neza ko hariho umuntu yagenewe kurya ku munsi cyangwa se amanywa. Yagenewe hakiri izuba ryarashe ritararenga, umuntu amaze kubona amagaburo abiri. Ryarashe kandi ritararenga, yarangiza akarya riri hafi rimaze kurasa, akongera akarya riri hafi kurenga, yarangiza mu munsi akabariye kabiri. Tarye ninjoro hagenewe kuruhuka. Ibyo nicyo kibazo gikomeye cyane sifite, ni ukurya rimwe ku munsi, ukarya na rimwe mu ijoro, niko kaga sifite. Noneho Bibiliya ntiyemere ko turya ninjoro. Noneho nitumara kurya ninjoro kiraba kibaye ikibazo, kawumva icyo biri bubyare.
mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 5:17 haranditse hagira ati iminsi ariho yose arira mu mwijima, abona umubabaro mwinshi, agira indwara n'uburakari. Uri kumva ko ubwo bibaye ikibazo, agira indwara, agira uburakari, noneho kikaba kibaye ikibazo. Niyo mpamvu gufata amagara bitwa ngo kuyafata neza, guhaza neza no gufata neza amagara yawe, ni ukurya no kunywa neza kandi ku gihe. Ubwo ntukayurya wanambutse kandi ntukayurya uri kubisinziriramo, ahubwo uyurya utarasonza cyane, ubwo ndavuga mu gitondo, kandi urya utari wasigera igihe cyo gusinzira. Ubwo mvuze kutarya gusinzira, kuko byemewe ko umuntu arya hagaca amasaha 3 akabona akinjira mu buriri, akaba ariho ubukene amakene kuryama akaba ari haza. Mbese bibiri bya gatatu by'igogora biri hafi no kurangiza ya gahunda. Ubwo simvuze ngo umuntu abari ngo none ahubwo ndiye saa 2 ubwo ndashyiraho amasaha 3 ndaryama saa 5. Uyi ntabwo amasaha y'ijoro tukayaganira iby'amanywa, kiretse ari ingorane zivutse. Aha ndatambutse ku ngingo ya kabiri kuri iyi ngingo yo guhaza no gufata neza amagara yawe, gukora imirimo inaniza no kuruhuka. Umubare munini cyane w'abantu ntabwo baza akaga k'ubunebwe. Abandi benshi cyane bibwira ngo ubuzima bwiza no kudakora. Abandi bafite icyerekezo gikomeye cyane cyo kwibeshya, cyo kwibwira ko waramutse neza atakora. Ni ukwibeshya. Adamu ntabwo yakoze bwa mbere ari guca inshuro. Nta nubwo yakoze ubwa mbere hari uwo bahiganwa ngo yubake inzu. Nta nubwo yari ari gushaka gukora umuhanda. Ahubwo gukora biri muri gahunda karemano y'umuntu, kugira ngo imitsi irambuke, amagufa ashyuhe, amaraso yihute, ibisazirwa by'amaraso n'iby'umubiri bisohoke, yarangiza ingingo zimwe zifashwa nuko zikoze nk'amara n'impyiko byose bikore, amagufa akomere. Ni umurimo wo gukora, ntabwo ari gukora ngo ujye kusura, ahubwo bwa mbere gukora ni umuti w'umubiri. Rero abantu bakora bakananiza umubiri baruhuka neza nijoro. Nicyo gituma muri Bibiliya hatubwira ngo ibitotsi by'umukozi bimugwa neza. Ubwo niho umubwiriza hatubwira ibitotsi by'umukozi bimugwa neza. Niyo mpamvu gara hepfo avuga ngo ndeka nandi some kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva neza. Niba ibitotsi by'umukozi bimugwa neza, turakumenya n'ikindi nacyo bagaye kugira ngo tubashe kumenya neza. Haranditse muri icyo gice cya 5, ukunda ifeza ntabwo ahaga ifeza, no murongo wa 10, n'ukunda kunguka byinshi nawe nuko, ibyo nabyo ni ubusa. Iyo ibintu bigwiriye ababirya nabo baragwira, nyirabyo yaba yungutse iki? Kitari kurebera amaso gusa. Ibitotsi by'umurongo wa 12, ibitotsi by'umukozi bimugwa neza niyo yariye bike cyangwa byinshi, ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Urumva ko ubwo habaye ikibazo. Guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Ubise bigenda bite? Ariga Bibiliya bifite amabanga n'ubwiro bwinshi bukomeye. Guhaga k'umukire ntabwo abuzwe ibitotsi n'inzara, ahubwo umuhinzi we, umukozi we yasinziriye kandi asinzira neza, nubwo yaba ariye bike cyangwa byinshi. None guhaga k'umukire ko kumuje gusinzira. Nuko umuhengera ya saa 1 y'ijoro, ya saa 2 y'ijoro, bakaba bazanye ifiriti, bakazana inkoko hariya, bakazana umureti, bakazana umutsima, bakazana amata, bakazana inzoga, agafata ayo moko yose angana n'abaturage bo ku isi akahuriza mu nda ye. Yarangiza amavuta akanga kubana n'ibitasaba amavuta, urwagashya rukananirwa guhaza indurwe ibyo byo kurya by'amoko menshi. Yarangiza bigashaka, yarangiza intambara igahaguruka, bikabasa naho umubiri yavuze ngo uwabinkiza ndutse cyangwa akabinkisa mpiswe. Yarangiza maze ubushyuhe bw'amavuta y'amoko yose, ari urugimbu rusanzwe, ari amavuta asanzwe, byahuriranye mu muntu. Yarangiza agasambagurika, akabura ibitotsi, akarotaguzwa, agashyuhirana, akagaragurika, agahinura, agashinga amavi, akakiruhutsa, akaba nabi. Ubwo guhaga k'umukire kukaba kumuguye nabi. Ubwo ni umubwiriza ubivuze. Niyo mpamvu gukora imirimo inaniza no kuruhuka nabyo birakenewe. Ku mico myiza nayo, imico myiza n'isuku isesuye nabyo bitera amagara mazima. Ibitera amagara mazima ni uguhaza no gufata neza amagara yawe, ariyo ngingo. Kurya no kunywa neza kandi ku gihe, gukora imirimo inaniza no kuruhuka, n'imico myiza n'isuku isesuye. Imico myiza nayo iri mu bintu bigwa neza abantu.
buriya mu mubwiriza oya mu migani 22:17 harandika ngo umutima unezerewe ni umutima mwiza, ariko umutima unezerewe ni umusaruro w'imico myiza. Mu gitabo cyitwa Konkera Pacifique page ya 14 n'iya 15 haranditse havuga ngo umunezero w'umukristo ni ukubona ibyo akoze bineje bibyaye umunezero ku bandi. Iyo ukoze ibintu wowe mu buzima uretse n'umukristo waba n'umutegetsi ukoreye abaturage ikintu ukabona baranezerewe, nawe wataha unezerewe, bakubonye bagacurira bakishima, bakamenya ko wabahaye umuhanda, bakamenya ko wabahaye umutekano, bakamenya ko wabahaye amahoro, bakamenya ko wabahaye amajyambere, bakamenya ko wabahaye inama nziza, bakamenya ko wabahaye amashuri, ko ibitaro biri hafi. Ibyo byose uri gukora bituma ushobora kunyura iwabo ntiwikandagira, kiretse ku nyangabirama. Ariko abantu iyo bakoreye ibyiza barishima, kandi nawe iyo wakoze ibyiza urishima. Utanduka kunyura ahantu wagize neza n'undi akahanyura yahibye, ntabwo bisa. Niyo mpamvu umutima unezerewe ni umuti mwiza. Imico myiza rero n'isuku isesuye birafatanya. Ni ukuvuga ngo imico myiza yoza amaraso mu mutwe, umubiri wawe woza inyuma, imyanda igatakara. Yarangiza isuku yo mu bwenge ni imico myiza, naho isuku yo ku mubiri ni ukoga. Kubw'ibyo none isoko yo mu ngingo ni ukunywa amazi. Mu bwenge hagirirwa isuku iyo watekereje neza kandi wapanze neza kandi wakoze neza, naho mu mubiri imbere uranywa amazi bigashoboka, ku mubiri inyuma ukawuhagira. Ibyo byose bikeneye isuku isesuye. Noneho icyo bikugezaho rero ibi bintu iyo wamaze kubigeraho, ndasubira inyuma. Kwiyobora neza mu buzima ni inzira 3 zifasha umuntu kwiyobora. Ni amategeko 10 y'Imana, ni ukumenya amategeko agenga ibyaremwe, ni amategeko agenga amagara mazima. Icya kabiri ni abajyanama abantu ukeneye buri munsi, ni Imana ikorera mu mutima nama, ni ukuyoborwa n'ibyavuzwe n'Imana, ni ukwigira ku inararibonye y'ibyo wabonye, no kugira ubwenge bwiza. Rero ku ngingo ya 3 kwari uguhaza no gufata neza amagara mazima, bisaba kurya neza, kurya no kunywa neza kandi ku gihe, gukora imirimo naniza no kuruhuka, imico myiza n'isuku isesuye. Noneho kugira ngo tutata abantu mu cyeragati, aho tumaze gusoma mu byo naho guhaza k'umukire kumuza gusinzira, ntabwo tuvuze ngo ye kurya nijoro. Nta nubwo twishyira kuri ya mateka y'abantu bavuga ngo ingongeye ngo nijoro ngo kunywa icyayi gusa. Kubera iki cyo nacyo wakireka, ahubwo rya hakiri ku manywa, urye mu gitondo, wongere urye izuba ritararenga, urye kabiri. Imana yagereye umuntu kurya kabiri ku munsi, kiretse wagambiriye kwiyiriza. Ntabwo bisabwa kuba kenshi kuri babandi bajya bibwira ko ubwo niyiriza ariho Imana iri bwumve. Imana ijya yumva nubwo utakwiyiriza, ahubwo ni wowe utumviye uhazi, ni wowe ugomba gukosora. Rero ugakosora wowe ufite urugimbu rwinshi n'indurwe nyinshi zaguhezemo, ukabwirirwa kugira ngo umutima nama nukanguka kubwira nawe wumve. Naho muri Yesaya 59 harakubwira ngo ugutwi kw'Imana ntikwapfuye ngo inanirwe kumva, nuko kwa ntikwaheze ngo inanirwe gukiza, ahubwo ibyaha byanyu. Ikibazo nitwe, ntabwo ikibazo ari yo. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu aha rero bizakugeza ku kirero ariyo twashaka nibura dukeneye ubwiza. Ibyo byatugeza ku kiturira byose tumaze kubona 3 twabonye ari inzira 3 zifasha umuntu kwiyobora. Byagweza hiki, byagweza ku magara meza kandi mazima. 2 ni imico myiza kandi yihangana. 3 ni ubwenge busesengura kandi bureba kure. 4 ni ubuhanga butarambirwa kwiga. 5 ni umubiri ushoboye inshingano zawo. 6 ni ubutwari budacogozwa no kwibasirwa. 7 ni ubutaraga butavogerwa n'ibyuririzi. Ibi bintu tumaze kubona, wamaze kubyuzuza haruguru, wamaze kubigeraho neza, ubwo muri wowe nkuko umuntu ahinga akagira umusaruro, yiga akagira amashuri, wakora ukunguka. Uko niko iyo umuntu agendanye n'abari abayobozi ko ari 3 abakuramo biriya bintu 7. Ndabisubiramo, icyo kwiyobora neza mu buzima bikumarira ni amagara meza kandi mazima, ni imico myiza kandi yihangana, ni ubwenge busesengura kandi bureba kure, ni ubuhanga butarambirwa kwiga, ni umubiri ushoboye inshingano zawo, ni ubutwari budacogozwa n'ibikwibasira no kwibasirwa. 7 ni ubutaraga butavogerwa n'ibyuririzi. Ngaya amahirwe dukomora muri ibyo bintu. Ndagira ngo handahagaruka kubagerageza kumva neza, kugira ngo nibura tujyane ku bintu bikomeye cyane kandi byiza. Ubwo rero ibyibanze iyo umuntu ari gushaka amagara mazima, icyambere ashaka n'amaraso meza.
none amaraso meza arakomoka muri byo kurya twariye, akamenyero keza mu kurya no mu kunywa ndetse no mu gukora. Ubwonko nimara kubona amaraso meza yeza atari mu mwanda, aya maraso azabirinduka arangiza akoresha ingingo, kuko amaraso niyo akorera mu ngingo akahageza ibikenewe byose. Niyo mpamvu iyo umuntu agize make aba ari ikibazo, kandi yagira menshi akaba ari amahirwe. Aha ntatinda cyane, ibyo kurya byiza tubikuramo amaraso. Aya maraso rero mu gitabo cyitwa bacyita ngo ni Encyclopédie familiale de la santé, ariko kikaba gishinzwe ibyo bita comprendre, prévenir et soigner. Ni uburyo wakumva neza ibisabwa ugakingira umubiri wawe unarwaye ukawuvura. Ibyo nibyo bita ngo ubumenyi bwiza kandi bushinzwe mu muryango. Mu muryango hose bagomba kuba bakaba bazi ibyo basabwa kwiha n'ibyo basabwa kwiyima, bakamenya bya bindi babuzwa impamvu yabyo, bakamenya bya bindi bemererwa igihe bikenewe n'igihe bidakenewe, bakamenya urugero rwabyo. Yarangiza mu muryango hose, kuko hakeneye ubuzima, birakwiriye ko abantu bamenya ibyo bintu. Ibyo rero